Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku witwa Mariya wongeyeho Bikira, cyangwa turaganira kuri Mariya tuganire no kuri Bikira Mariya. Turebe niba Mariya koko yarapfuye, turebe koko niba yarazutse, turebe noneho Bikira Mariya wapfuye akanazuka, tunarebe niba koko Bikira Mariya yarigeze abaho. Mu buhanuzi bwa Bibiliya niba hari umuntu witwa Bikira Mariya urimo. Mbere yuko tuganira kuri Bikira Mariya, nagira ngo mubanze mukurikire iyo video. Murebe iyo video, ubuyobe bw'iri dini biratangaje, birababaje kweri. Kureba mu bicu bakavuza induru, babonye iki? Mumbwire icyo barimo barareba. Ibicu hamwe n'imirasire y'izuba bakavuza induru, mu ndebere namwe. Reba kuna abantu idini ari ikiyobyabwenge gikomeye kigiye kuzasaza abantu, nako bamaze no gusara. Reba icyo gishusho bateruye bikoreye. Reba ibumba ryabumbwe n'intoki zabo bakaryikorera ngo ni umwamikazi, ngo bikoreye ngo ni umubyeyi wabo Bikira Mariya. Mu ndebere namwe. Reba ubupfapfa, reba ibyo bintu barimo bakaramya ibibumbano byabumbwe n'intoki zabo, imirimo y'amaboko yabo, kuza gutwara amazi ya Kibeho ngo y'umubyeyi Bikira Mariya. Ayo mazi muzi ibintu biba birimo, haba harimo imyuka mibi yo mu rwego rwo hejuru. Ese muri yaramukire harimo kubona Bikira Mariya koko? Idini ni ikinyoma, idini rigisha abantu kweri, kuko idini ni ibiyobyabwenge. Ubu barimo barareba Bikira Mariya ngo bamubonye ngo hejuru yo mu kirere. Mu ndebere namwe, kwikorera amashusho, kwikorera ibiti by'imisaraba, kuramya amashusho, kugura amashapure ngo baba baje ngo no gucuruza amashapure, gutwara ubushusho ngo bw'ibishushanyo bya Bikira Mariya, ngo gutwara amazi ngo y'Ikibeho ngo y'umugisha bakajya gutera ngo mu nzu zabo, mu maduka yabo, mu mabotike, mu buriri. Imihango n'imigenzo ya gipagani yindi ya gipfumu mu rwego rwo hejuru, kandi ntibazi ko ari imyuka mibi barimo barikurura. Ubu ni ubuyobe ntabona nuko mbivuga. Ariko nibyo Bibiliya ivuga yuko Mariya yarinze apfa ari isugi, adashatse umugabo, atabyaye. Yaba muri Bibiliya ntagatifu yanyu mufite, yaba ari muri Bibiliya yera yaba Protestani, hose hagaragaza yuko nidusanga Mariya yarabyaye, muhite mufata Mariya wabyaye Yesu cyangwa Yesu ko nta hahuriye n'uwo bise Bikira Mariya. Ubwo rero idini Catholic ryaba risenga, riramya, risingiza ikindi kintu cyitwa Bikira Mariya kitari Mariya nyina wa Yesu. Mumbwira aba bantu bikoreye biriya bibumba, icyo kibumbano ngo cy'umubyeyi Bikira Mariya, bakaba batwara amazi y'Ikibeho, bagatwara amashapure n'ibindi. Mumbwira aba bantu niba baza gucika system politics iyoboye isi ya Antikristo imaze kugera hano muri isi, kandi yageze hirya no hino no mu Rwanda yahageze. Ubu aba bantu barashobora gucika inyamaswa. Aba bantu murimo murareba ubu barashobora gucika igishushanyo cy'inyamaswa. Abantu muri kureba ubu bari bushobore gucika ikimenyetso cy'inyamaswa. Aba bantu muri kureba bameze batya bafite buyobe bungana gutya, ubu barashobora gucika umubare w'inyamaswa 336. Ubu barawucika kweri. Abantu bari bucike CBDC, cyo bita digital currency. Aba bantu baraza gucika microchip. Hashize iminsi 2 habaye icyo bita ngo na Assumption, ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 buri gihe biraba. Assumption ngo ni umunsi bizihiza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, kuzamurwa ajyanwa mu ijuru. Iri dini ni idini rifite ubuyobe, ntabona uko mvuga ubuyobe karundura, kuko niryo ryitwa Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, kwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibisi. Hari ahantu Bibiliya igaragaza ko wabyaye Yesu yitwa Bikira Mariya. Niba aho hantu hadahari, Bikira Mariya iryo zina ryavuye he? Kuko Bikira Mariya iri zina rigizwe n'amagambo 2, hari Bikira hakaba na Mariya. Uwo bise Bikira Mariya bakanamubeshyira ko yazutse, atandukanye na Mariya nyina wa Yesu. Akaba ari nawe bakomeza kurarama bareba mu bicu, bakavuza induru, bagasakuza, bakakoma amashyi. Uwo mubona cyangwa se iryo zuba mureba mukabona imirasire yaryo, mukabona ibicu, mwarangiza mukavuza induru ngo ni umubyeyi mweretswe, ntimukabeshyire umubyeyi wabyaye Yesu cyangwa Yesu. Ndashaka kubwira abangurikiye mwese ngo ubundi ikintu cyose wizeye ukakigira Imana yawe birangiza kikwishuriye. Urugero, birangiza hari umudayimoni woherejwe na Satani akaza muri cya giti, agatangira kujya kwishurira mu ishusho y'igiti wiyemeje gusenga, ukemeza ko ari Imana yawe. Noneho kigatangira kukwishurira, kuko Bibiliya avuga yuko Satani yigira marayika w'umucyo. Uri gusenga imirimo y'amaboko yawe, uri kwikubita imbere y'ibishushanyo,
Imana ati ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Kabiri, itegeko rya kabiri kavuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Tugarutse ku kinyoma kindi kivuga ngo yarapfuye arazuka. Ni hehe muri Bibiliya musoma havuga yuko nyina wa Yezu cyangwa nyina wa Yesu yapfuye akazuka? Urumva ayo marorerwa mukomeza gutwara mukiringira ibitari byo, kandi Satani niyo nego ikazakomeza kubihishurira imisi yose. Azakomeza kubihishurira uburyo mwashyize mutima. Ibyo bishusho muzaza mubibona biza bibabwira, ubone ni ya shusho wari wikoreye iri kuvugana nawe, ati yiwe tumubyeyi ndamubonye, ati uzikaje nari mwikoreye none akaba mvuganye nanjye, we ati nuko namuhishuriwe. Kugira ngo nyine ugume muri ubwo buyobe kugeza urimbutse, abadayimoni bagomba kwishurira muri ya shusho wowe wafashe nk'Imana yawe. Tumenyekanisha ubuyobe buri mu madini, ibiganiro biteye imbere byose birakuremamo agakiza. Duhure hamwe twige tumenye Bibiliya. Ayaloni TV ni urubuga rukuri. Ayaloni TV reba tangaza amakuru rurisha. Turabasuje kandi turabifuriza amahoro y'Imana. Nshuti bakundwa mwese mudukurikira aho muri hose ku migabane yose iri ku isi, mugubwe neza kandi Umwami Imana akomeze kubaha ibyo musabye bikwiriye, kandi turahumuriza abababaye tubakomeza ngo Yesu Kristo niwe gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi bose. Mukomere, ntucike intege, ntunanirwe, kuko Umwami Imana ahora yiteguye iteka ryose kwakira ndetse no kuruhura abamutakiye. Imana rero iduhana umugisha. Reka dusenge Imana kugira ngo tubashe kuyoborwa n'Umwuka Wera muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kuko tubafitiye ubutumwa kandi twifuza kugeza ku bantu bose babarizwa mu madini yose, ariko cyane cyane ababarizwa mu idini Katolike. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose, uri itangiriro ukaba n'iherezo, uri Alpha na Omega, uri ibyiringiro bizima, uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu. Uyu ni wa mwanya mwiza waduhaye kugira ngo tujye twicara tuganire ibyawe, tuganira n'abandi bose badukurikira bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye kuri iyi platform waduhaye ya Ayaloni TV, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamazwa mu mahanga yose uko ijambo ryawe ribitubwira. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, kandi ubutumwa bugiye gucishwa ahangaha buzagere ku babwumvise bubagirira umumaro, kandi ababwumvise nonanga nabo ubagirira umumaro. Uko ibihe bizaha ibindi, ubu butumwa buzahembura abantu bawe. Reka nanjye ugiye kuvuga ntaba ari jye, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina nk'uko bisanzwe nitwa Jalik Ikingeneye, ni pasiteri, nkaba nyoboye umuryango w'ivugabutumwa mu ndimi z'amahanga witwa Ayaloni Family of Jesus Christ Ministries International. Ni abakristo, ni abana b'Imana babarizwa muri uwo muryango, bari mu bihugu byose ku migabane itandukanye iri hano ku isi, kandi ni abakristo biyemeje gusohoza misiyo Umwami yadutumye yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Duhora tubabwira yuko hari misiyo Yesu yasigiye itorero kandi rigomba gushyira mu bikorwa, kuko tutabishyira mu bikorwa tuzabibazwa n'uwadutumye. Si icyo gusa, amadini nayo ubwayo azabazwa kuba atarasohoje ibyo yatumwe. Iyo tuvuze amadini turavuga amadini ya Gikristo, ubwo n'ubwo ngo abavuga ko bafite imyemerere yose ya Christianism. So turasaba kugira ngo abantu muri mu madini mwite kuri ibi ngibi bikurikira tugiye kubabwira, ko tugiye kuvuga ibintu bikomeye cyane bishobora kurokora ubugingo bwanyu. Iyo umaze gukizwa hari icyo uhamagarirwa, kuko umuntu agira imihamagaro ibiri. Hari umuhamagaro wo kwizera Yesu Kristo, ukaza nyuma yo kuza ugatoranywa, kuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Nyuma yo gutoranywa ugahabwa undi muhamagaro wa kabiri,
umuhamagaro wa kabiri ni uwo gukorera Imana. Ushobora kwibaza ngo gukorera Imana gute? Abantu bazi gukorera Imana, ndavuga abantu bari mu madini, bazi ko gukorera Imana ari ukuba bicaye muri izo ntebe mwicayemo muri ayo masare mw'isi sengero, kubuza ngo waje ngo guterana ugatanga ibya 10 n'amaturo biha pasiteri wawe, ubundi ukamugurira ikote, ubundi ugatanga amaturo ngo yishimwe, ugatanga indi migabane itandukanye ngo nagufasha ngo inyubako n'ibindi, ukavuga ngo niwo murimo w'Imana. Ukarinda upfira muri iryo dini udasobanukiwe Yesu Kristo, udasobanukiwe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Bibiliya utayizi kandi uvuga ngo warakijijwe, utazi icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, ntabwo wari umurimo w'Imana. Umuhamagara Imana iguhamagara wa kabiri ni uwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Nta muntu n'umwe Imana iha agakiza ngo yicare, ntabwo Imana ishaka ko wicara. Amadini rero nicyo ahora ashinjwa, kuko mu ijuru barayashinja. Ijambo ry'Imana rirabashinja ko batigeze bubahiriza inshingano Yesu yasigiye itorero, kandi bakomeza kubeshya abayoboke babo, n'abayoboke bakomeza kwiringira abayobozi babo ko bari mu murongo ngo w'ivugabutumwa n'uw'agakiza. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, kuko mwigishijwe nabi, kandi ababigishije nabo babigishije kugira ngo bakomveke babahindura abigishwa babo aho kubahindura abigishwa ba Kristo. Kuko wahinduwe umwigishwa wa Kristo amenya icyo Yesu amushakaho, ahita asobanukirwa ko hari ikintu agomba gusohoza byanga byakunda cyo kwamaza ubutumwa bwiza. So rero uyu munsi turashaka kubivuga ariko twerekana n'ubuyobe bukomeye buri mu madini. So iyo ministeri yacu rero ngo tubivuga ni ministeri y'abakristo biyemeje gusohoza iyo misiyo, kuko Yesu yavuze muri Mariko 16:15 kugeza 20, nuko mugende mwigisha baremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka. Avuga n'ibimenyetso bizagumana n'abemeye kugenda bigeze kuri 5, ngo bazirukana abadayimoni mu izina rye, bazavuga mu ndimi nshya, bazafata inzoka, niba ngo n'ikintu cyose cyicana kizabatwara hato, ngo kandi bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Abo nabemeye gusohoza icyo Yesu avuze ngo nimugende mwigisha baremwe bose ubutumwa bwiza. None wicaye muri iryo dini ryawe urimazemo imyaka ingahe? Nuwana kubaza ibyo uzi muri Bibiliya ntabyo uzi, ubwo urumva se aho hantu uri hakujyana mu ijuru? Icyo ni icyambere. Misiyo Yesu yasigiye itorero abizera abavuga ko bamaze kwizera Yesu Kristo niyo ngiyo, kugenda. Matayo 28:19 na 20, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose, mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka we, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Abo ni abemeye kugenda, kuvuga ngo abemeye kujya guhindura abantu mu mahanga yose, bakabatiza, bakigisha. Yesu arabaha isezerano rikomeye ngo nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Ubwo ni ukuvuga ngo abo ngabo Yesu azakorana nabo mu kwirukana b'abadayimoni, mu gukora ibitangaza, mu guhumura impumyi, mu guhagurutsa abaremaye, mu kuzura abapfuye, mu gukiza indwara zitandukanye. Abo bakristo bose bumvise ubutumwa bwiza bazabona umucyo w'Umwami Imana, kuko bamurikiwe n'abemeye gusohoza icyo Yesu yabatumye. Kuko avuze ngo nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose, kuko avuze ngo nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi, kandi aranavuga ngo hari ibimenyetso bizagumana namwe. Gituma rero mu madini nta bimenyetso bikiboneka ibyo ngibyo Yesu avuze, nuko abayobozi banyu batubahirije izo nshingano zo kugenda. Kandi muri mu kaga, n'abo bayobozi bari mu kaga, kuko igihe cyose umubyeyi yatumye umwana ntagende nta kintu amumarira. Niyo mpamvu benshi nibyo basenga basaba Imana batabibona. So ministeri yacu rero ni abakristo batandukanye bari ku migabane yose yo ku isi, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza dusoza icyo Yesu yavuze. Ku bantu bashaka kwifatanya natwe, ni abantu bamaze gusobanukirwa ko idini nta mugeni uriyo, kuko duhora tubabwira ko amadini ya gikristo yose mwicayemo nta mugeni wa Kristo urimo, kuko barababeshye ngo buri dini ryose rifite umugeni, ngo nta dini ritarimo umugeni wa Yesu, ngo ahantu hose ngo Yesu afite umugeni. Icyo ni kinyoma. Uguta umugeni wa Yesu arimo, kandi
amadini yaranze gusohoza icyo Yesu ari kubatuma. Umugeni wa Yesu arahari, ariko ntibakababeshye ngo ari mu idini. Oya, amadini yarababeshye. Rero abantu babifuza kwifatanya natwe muri uru rugamba rwo kwamaza ubutumwa bwiza, ngo tujyane ubutumwa bwiza bugere ku mpera y'isi, duhora tubararika ngo ubishaka, ariko ubishaka n'utari mu idini, kuko uri mu idini twe ntabwo tugendana, ntabwo twabana, kuko ntabwo wahuza idini, imyizerere ufite mu idini n'ukwizera tuguhaye ku ijambo ry'Imana, kuko idini rifatanya Bibiliya, rifatanya amagambo yo muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana n'indi mihango n'imigenzo baba barashyizeho. Noneho kandi ugasanga ntabwo bigisha ukuri kuzuye, kuko idini rivuga yuko ukuri kose kudakwiriye kuvugwa. Kandi abanyamadini, abayobozi b'ayo madini bamaze kuba abanyapolitiki, kandi bamaze gukora icyo bita ecumenism, ubumwe bw'amadini yose, yaba gipagani na gikristo, bamaze kwihuza. Kandi baranarahira, benshi barahiye na za leta yuko ibyo leta izabategeka bazabikora. Kandi ibyo byose biyobewe n'icyo bita Organisation Mondiale ya Satani, kuvuga ngo bamaze gushyirwa muri Organisation Mondiale. Bose bashyizwe hamwe, bayobewe n'ikintu kimwe, ya miryango yitwa Secret Society, imiryango ikorera mu ibanga, kuko aribo bakontorora isi, nibo bayifite mu biganza. So abantu bashaka kwifatanya natwe, wowe ukaba unkurikiye hano kuri Iron TV, reba aho ngaho kuri screen yawe urebera ikiganiro, urebe hepfo ahari nimero zacu za telefone, hari ijambo MOA, ukirikeho kugira ngo bakuzanire information zose. Hariho iyo umaze gukoramo bakuzanira intego za Iron TV, ukamanuka munsi y'intego urasanga link ya WhatsApp, ukirike. Iyo ukiritseho turabibona tukakwakira, ariko ugomba kuba nta dini ubarizwamo, cyangwa niba rurimo ukarivamo, kuko turabisobanura buri munsi ko abari mu madini rwose nimba utavamo ngo musoze misiyo ya Yesu nta bugingo muzabona, murarushywa n'ubusa. Kandi ibyo amadini agiye kwakira ni byinshi bikomeye, kandi nta mbaraga muzabona zo kubinesha, kuko mutigeze muzibona. Nyine ntabwo babahaye Yesu ngo azababere imbaraga zinesha ibirimo kuza. Rero turakwakira, ariko tukabanza tukakubaza ibibazo, tukakubaza niba ubarizwa mu idini, niba warivuyemo, tukabona kukwakira. Ukiririmo ukwiriye gukirikaho rwose. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro cyitwa Menya nibi mu buyobe bw'amadini, ariko cyane cyane ubwa Kiliziya Gatolika. Tukaba tugiye kuganira ku witwa Bikira Mariya. Mbere yuko tuganira kuri Bikira Mariya, nagira ngo mubanze mukurikire iyo video. Murebe iyo video, ubuyobe bw'iri dini biratangaje, birababaje kweri. Kureba mu bicu bakavuza induru, babonye iki? Mumbwire icyo barimo barareba. Ibicu hamwe n'imirasire y'izuba, bakavuza induru. Mundebere namwe, reba kuna abantu idini ari ikiyobyabwenge gikomeye kigiye kuzasaza abantu, nako bamaze no gusara. Rebera icyo gishusho bateruye bikoreye, reba ibumba ryabumbwe n'intoki zabo, bakaryikorera ngo ni umwamikazi, ngo bikoreye ngo ni umubyeyi wabo Bikira Mariya. Mundebere namwe, reba ubupfapfa, reba ubugoryi, reba ibyo bintu barimo, bakaramya ibibumbano byabumbwe n'intoki zabo, imirimo y'amaboko yabo. Reba kuntu barimo bararira, reba kuza gutwara amazi ya Kibeho ngo y'umubyeyi Bikira Mariya. Ayo mazi muzi ibintu babirimo, haba harimo imyuka mibi yo mu rwego rwo hejuru. Ese muri yaramukire barimo kubona Bikira Mariya koko? Idini ni ikinyoma, idini rigisha abantu kweri, kuko idini ni ibiyobyabwenge. Ubu barimo barareba Bikira Mariya ngo bamubonye ngo hejuru yo mu kirere. Mundebere namwe, kwikorera amashusho, kwikorera ibiti by'imisaraba, kuramya amashusho, kugura amashapure ngo baba baje ngo no gucuruza amashapure, gutwara ubushusho ngo bw'ibishushanyo bya Bikira Mariya, ngo gutwara amazi ngo y'Ikibeho ngo y'umugisha bakajya gutera ngo mu nzu zabo, mu maduka yabo, mu mabotike, mu buriri. Imihango n'imigenzo ya gipagani, ya indi ya gipfumu mu rwego rwo hejuru, kandi ntibazi ko ari imyuka mibi barimo barikururira. Ubu ni ubuyobe ntabona nuko mbivuga. Ariko abanyamadini we murarushye, murababaje, birababaje. Mumbwire aba bantu bararamye barimo kureba mu kirere, bareba imirasire y'izuba n'ibicu, bakavuza induru ngo barimo kureba umubyeyi Bikira Mariya. Mumbwire aba bantu bikoreye birabi bibumba, icyo kibumbano ngo cy'umubyeyi Bikira Mariya, bakaba batwara amazi y'Ikibeho, bagatwara amashapure n'ibindi. Mumbwire aba bantu niba baza gucika
system politics iyoboye isi ya antikristo imaze kugera hano muri iyi si kandi yageze hirya no hino no mu Rwanda yahageze. Ubu aba bantu barashobora gucika inyamaswa. Aba bantu murimo murareba ubu barashobora gucika igishushanyo cy'inyamaswa. Abantu muri kureba ubu bari bushobore gucika ikimenyetso cy'inyamaswa. Aba bantu muri kureba bameze batya bafite buyobe bungana gutya ubu barashobora gucika umubare w'inyamaswa 336. Ubu barawucika kweri, ubu barabishobora. Aba bantu muri kureba namwe murebe ibintu barimo. Ubu abantu bari bucike digital ID, abantu bari bucike CBDC cyo bita digital currency. Aba bantu baraza gucika microchip. Amadini yagiye kubanza kubashishikariza ayo ngayo yababeshye mu byinjiremo byose. Niyo mpamvu duha tubabwira ngo amadini yose ni ikimodoka cya Satani, ni gari ya moshi y'umwijima wa Satani, yikoreye umwanda wose wa Satani n'ibyaha n'abanyabyaha barimo bibwira ngo barajya mu ijuru, abirukankana bajyana mu irimbukiro ikuzimu. Ubu bamwe barava hano bajya gusinda, abandi barimo kuva hano bajya gusambana, abandi barava hano bajya kwinywera itabi ngo bavuye ngo kore umubyeyi Bikira Mariya ngo yabahaye umugisha. Ariko mwavuye muri ubwo buyobe beneda, mwakumvise imiburo Imana irimo kubaha ko Imana iri gutanga imiburo ya nyuma. So kubw'iyo mpamvu mumaze kureba iyo video ndashaka ko tuganira. Tugiye kuganira ku cyitwa Bikira Mariya. Ikibazo nshaka kubabaza mu cyumve. Hashize iminsi 2 habaye icyo bita ngo na Assumption ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 buri gihe biraba. Assumption ngo ni umunsi bizihiza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, kuzamurwa ajyanwa mu ijuru. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku witwa Mariya wongeyeho Bikira, cyangwa turaganira kuri Mariya tuganire no kuri Bikira Mariya. Turebe niba Mariya koko yarapfuye, turebe koko niba yarazutse, turebe noneho Bikira Mariya wapfuye akanazuka, tunarebe niba koko Bikira Mariya yarigeze abaho. Mu buhanuzi bwa Bibiliya niba hari umuntu witwa Bikira Mariya urimo. Biradufasha no gusoma ibice 12 by'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4, kubera yuko dushaka tugeze ku murongo nibuza wa 7, kubera yuko uyu mugore uvugwamo hano mu bice 12 byahishuwe Gatolika yamugize ikindi kintu birirwa babeshya ngo niwe uvugwa nka Bikira Mariya. Ibinyoma. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye busaba kwigana ubwenge n'ubushishozi no kumenya igisobanuro cyabwo. Gatolika bakunda kubeshya cyane. Iri dini ni idini rifite ubuyobe, ntabona uko mvuga ubuyobe karundura, kuko niryo ryitwa Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Byahishuwe ibice 17 kuva ku murongo wa 5, wa 6 n'uwa 7 niho havuga ubwo buhanuzi. Uyu niyo maraya, uniwo mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi, ni dini Catholic. So rero ikibazo tubanza kwibaza mbere ko tukibaza namwe nkakibabaza, katubanza dusoma ayo magambo yo mu byahishuwe. Ibyahishuwe Yohana ibice 12 umurongo wa 1 haravuze ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, kwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibisi. Mu ijuru aboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo kura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara agere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkuni y'icyuma. Umwana warasarurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu kugira ngo bamugaburire kumara iminsi 1260. Amen. Reka wenda tube tugarukiye ahangaha. Mbere ko twinjira aha ngo turebe uyu mugore wari we, nababwiye yuko iri dini Gatolika rikunda kubeshya ko uyu mugore uvugwa hano ngo ni Bikira Mariya. Ariko mbere yuko tureba
uyu mugore uwo ari we, tuguye no kubanza kumenya Mariya na Bikira Mariya. Ese Bibiliya hari ahantu ivuga ko nyina wa Yezu, nk'uko bo bamwita dini gatolika Yesu bamwita Yezu, abaprotestani bakamwita Yesu? Hari ahantu Bibiliya igaragaza ko wabyaye Yezu yitwa Bikira Mariya? Niba aho hantu hadahari, Bikira Mariya iryo zina ryavuye he? Kuko Bikira Mariya iri zina rigizwe n'amagambo abiri, hari Bikira hakaba na Mariya. Bikira ikomoka ku nshinga yitwa umubikira. Nk'uko bisanzwe dusobanukiwe neza iyi mihango ya gipagani ya Katolike y'abantu bihaye Imana harimo n'ababikira, tuzi neza yuko umubikira ni umukobwa w'isugi. Niba ari umukobwa w'isugi, gushatse kuvuga ngo ntiyigeze akoraho imibonano, ntiyigeze agira umuntu n'umwe baryamana nawe. Niba nta muntu yaryamanye nawe, bisobanuye ngo nta nubwo yabyaye, ntazigera anabyara. Niyo mpamvu yiswe umubikira. Umubikira ni umukobwa w'isugi utarigeze akora imibonano na rimwe, bivuge ngo utananabyaye. Noneho rero Bibiliya nta hantu twereka nyina wa Yezu yitwa Bikira Mariya. Kuko niba bamwise Bikira Mariya, bishatse kuvuga ngo Mariya wabyaye Yezu ntiyigeze abyara, ubwo yari umukobwa w'isugi utarabyaye. Kandi koko niko iri dini Babuloni ikomeye n'abamaraya kandi nyina bizira byose byo mu isi ryabigenje. Kuko niba bafashe Mariya nyina wa Yezu barangije bamuhindura isugi, barahakana bavuga yuko Mariya yabyaye umwana Yezu gusa, nta wundi mugabo yigeze, nta n'umwana yigeze wundi. Ngo rero kuko inda yatewe ari inda y'umwuka cyangwa ya Roho Mutagatifu, niyo mpamvu bamugize Bikira Mariya, ngo ni isugi, ni umubyeyi w'isugi. N'abari ababikira ngo niwe bakurikije, ngo nuko kwizera kwabo nabo bagomba kuba amasugi, nk'uko na Bikira Mariya yari iki? Yari isugi. Ariko nibyo Bibiliya ivuga yuko Mariya yarinze apfa ari isugi, adashatse umugabo, atabyaye. Yaba muri Bibiliya ntagatifu yanyu mufite, yaba ari muri Bibiliya yera yaba protestani, hose hagaragaza yuko Mariya nyina wa Yezu cyangwa se nyina wa Yesu yabyaye abana, yashatse umugabo. Na cya gihe Marayika Gaburiyeli amubwira yuko ahiriwe ku Mana, agiye gusama inda kandi azabyara umuhungu akamwita Yesu cyangwa Yezu, koko Yesu atwara inda. None akaba yari afite fiyanse we, Bibiliya bivuga fiyanse we witwa Yosefu. Haba Matayo igice cya mbere, icya kabiri, hose harabivuga. Haba Luka igice cya mbere kugeza ku gice cya kane harabivuga. Mariko nuko Bibiliya ivuga yuko Yosefu amaze kubona ko Mariya atwite, yari fiyanse we, yigiriye inama mu mutima we yo kumubenga, atiriwe abimubwira. Imana ubwayo iramwisangira. Marayika wundi wabonekeye nde? Mariya. Aramusanga we ati, Yosefu, Yosefu, garukiraho, ntutinye, ntugire ubwoba kurongora inshuti yawe Mariya, sheri wawe, fiyanse wawe. Ntutinye, kuko inda twite atari inda y'umuntu, ni inda y'umwuka. Yosefu ategereza igihe Mariya azabyarira kugira ngo abone kumushaka. Kuko Marayika Gaburiyeli aramubwira ati, ntutinye kurongora umugore wawe Mariya, kuko inda twite ni inda y'umwuka. Tubona ko Mariya ajya kubyara, umugabo wa Yosefu niwe wamujyanye mu kiraro cy'inka. Bibiliya niko itubwira.
Bibiliya ikongera ikatubwira nanone yuko Mariya yabyaye abana b'abahungu 4, harimo uwitwa Yuda n'uwitwa Yakobo, ari bo banditse inzandiko dufite muri Bibiliya yacu mu Isezerano Rishya, Nouveau Testament. Urwandiko rwa Yuda n'urwandiko rwa Yakobo, ibi byose turabifite muri Bibiliya yacu. Abo bahungu ko ari 2 banditse izo nzandiko bavaga inda imwe na Yezu cyangwa Yesu ku mubyeyi witwa Mariya. Ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ibice 13, murongo wa 53 kugeza ku murongo wa 58. Tugiye gusomera icyaha ngaha ni ukugira ngo turebe ese koko Mariya ntabwo yigeze abyara abandi bana kugeza ubwo bamwita ngo ni Bikira Mariya. Nidusanga Mariya yarabyaye, muhite mufata Mariya wabyaye Yesu cyangwa Yesu ko ntaho ahuriye n'uwo bise Bikira Mariya. Ubwo rero idini Catholic ryaba risenga, riramya, risingiza ikindi kintu cyitwa Bikira Mariya kitari Mariya nyina wa Yesu. Mwumve Matayo 13:53 turavuze ngo Yesu amaze kubacira iyo migani avayo ajya mu gihugu cy'iwabo, ahera aho yigishiriza mu masinagogi yabo, bituma batangara bati, ubu bwenge n'ibi bitangaza uyu yabikuye he? Mbese harya siwe wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo? Umva akantu, nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda na bashiki be n'abo bose ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he? Ibyo birabagusha. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu y'iwabo. Aho Yesu ntiyakorerayo ibitangaza byinshi abitewe n'uko batamwizeye. None hano batubwiye abavandimwe ba Yesu bageze kuri 4: Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda, bava inda imwe mwa nyina. Abahungu 4 Mariya yababyaranye nande? Na Yosefu. Baratubwiye ngo hari n'abashiki be. Bashiki be ntabwo bavuze umubare, ntibatubwiye n'amazina. Abo ni abava inda imwe nawe Mariya we yibyariye, bitandukanye n'abanyamadini n'iri dini ribeshya ngo aba bavugwa ngo ni nkuko wavuga ngo umuntu musengana ngo ni umuvandimwe wawe. Oya, aba ni abantu Mariya yabyaye we yibyariye. Usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 7, umva ko nawe watubwira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 7 umurongo wa 1 haravuze ngo, hanyuma y'ibyo Yesu ajya i Galilaya, ntiyashakaga kuba i Yudaya kuko abayuda bashakaga kumwica. Iminsi mikuru y'abayuda yitwa ingando yenda gusohora, nuko bene se baramubwira bati, va hano. Iri jambo ngo bene se ni babandi dusomye muri Matayo. Nuko bene se baramubwira bati, va hano ujye i Yudaya kugira ngo abigishwa bawe barebe imirimo ukora, kuko ari nta muntu ushaka kumenyekana wakorera ikintu mu rwihisho kuko ukora iyo mirimo. Ngaho genda wiyereke abari mu isi bose. Bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga. None se aba bitwa ngo ni bene se, ko mukunda kuvuga ngo iri jambo bene se ngo nabo mufitanye kwizera, muhuje kwizera cyangwa kwemera, hano kandi batwereka ko batamwizeraga. Bahindutse bene se gute kandi bataramwizeraga? Ndavuga bahindutse bene se mu buryo bw'imvugo ya gihanuzi cyangwa y'umwuka nk'uko mubivuga, kandi bataramwizeraga. Aba ni bene se ku mubiri bavaga inda imwe mu nda ya Mariya. None Mariya tubonye ko yabyaye. Mariya tubonye ko yashatswe n'umugabo witwa Yosefu. None Mariya ahinduka umubikira ate kugeza ubwo bamwita ngo ni Bikira Mariya? Ubwo turagaruka no kureba ikinyoma cyo kuvuga ngo Bikira Mariya ngo yarazutse, ngasubira mu ijuru. Iyo mva ye ntibarayerekana, tuzi ko iya Yesu imva iragaragara, aho bari bamushyinguye naho yazukiye n'ubimvira cyahari.
bazatwereke mwebwe abo mu idini gaturika muzabaza abayobozi banyu kugera kwa papa maze ngo mutwereke imva ya Bikira Mariya tuyirebe natwe turebe aho yari ari. Uyu Bikira Mariya atandukanye na Mariya kuko Mariya tubonye ko yashatse, Mariya tubonye ko yabyaye, Mariya ntabwo yabaye isugi kugeza apfuye. Icyo rero ni ikinyoma bababwiye cyo kumuhimbira ibintu bakamwita Bikira Mariya. Ako ni akambere. Aka kabiri ni ukureba noneho niba tubonye ko uyu atari Bikira Mariya, atari umubikira, atabaye umubikira, yabyaye, yashatse, ubusugi bwe akabwamburwa na Yosefu, niwe wamusujuye. Ubwo none uwo bita Bikira Mariya yaba ari Mariya wabyaye Yezu cyangwa Yesu? Ntabwo ari we niba tumaze kugendera hamwe. Uwo bise Bikira Mariya bakanamubeshyira ko ari yazutse atandukanye na Mariya nyina wa Yesu, akaba ari nawe bakomeza kurarama bareba mu bicu, bakavuza induru, bagasakuza, bakakoma amashyi, akaba ari nawe bajya kuzana amazi ye ngo y'ikibeho kandi ari amazi bakoze bakayacukurira, barimo kwiyorera amafaranga atagira ingano. Aba idini gaturika rirayayora amafaranga menshi ku batwara ayo mazi, kubera ko muba mwakoze ingendo, ayo mafaranga mwinjiriza aho ngaho ikibeho ni menshi, n'ubucuruzi buhabera, kugura amashapure, kugura ibishushanyo, byose iyo ni bizinesi. Uwo mubona cyangwa se iryo zuba mureba mukabona imirasire yaryo, mukabona ibicu, mwarangiza mukavuza induru ngo ni umubyeyi mweretswe, ntimukabeshyire umubyeyi wabyaye Yesu cyangwa Yezu. Ndashaka kubwira abankurikiye mwese ngo ubundi ikintu cyose wizeye ukakigira Imana yawe birangiza kikwishuriye. Urugero, ushobora gufata igiti ukagihindura Imana yawe, ukajya ugipfukama imbere buri munsi, ukakibwira ati Mana yanjye ndashaka nkorera ibi ngibi. Wagira agahinda ukavuga ati ngize aka gahinda Mana yanjye, wagipfukama imbere. Wakenera ibiryo, wakenera akazi, wakenera amafaranga, ukagipfukama imbere ati Mana yanjye ndagira ngo ngaburire, ndagira ngo nkize iyi ndwara. Mbega ku buryo ukegurira ibitekerezo byawe byose, umutima wawe, hanyuma ukakishyiramo ko cyakemura ibibazo byawe byose. Ndagira ngo ubwire ngo kizarangiza kibikemuye, ariko ntuzabona ubugingo. Ngo hano ikibeho ngo umubyeyi wacu ngo aduha umugisha, ngo ubukene ngo bukagenda, ngo abacuruza ngo bakunguka, ngo abahombye ngo ibihombo bigashira, ngo iterambere. Ibyo byirwamana mwikoreye birabagaburira, ni nabyo bibihishurira. Ni ukuvuga ngo iyo usenze igiti muri ubwo buryo mbabwiye, kuko Satani nteguye ni ukuyobya abantu kugeza barimbutse. Birangiza hari umudayimoni woherejwe na Satani akaza muri cya giti, agatangira kujya kwishurira mu ishusho y'igiti wiyemeje gusenga, ukemeza ko ari Imana yawe. Noneho kigatangira kukwishurira, kuko Bibiliya avuga yuko Satani yigira marayika w'umucyo. Wasinzira ukabona cya giti kiraje kirabagirana, cyambaye imyenda yera cyangwa igitare, kikavugana nawe ati amasengesho wasenze ejo urimo kumbwira nayumvise. Kuko Satani yamaze kubona ko umutima yawufashe, kugira ngo utazagira ngo ubivemo, agomba guhita yohereza umudayimoni uza mu ishusho cya giti, ugatangira kumuhishurirwa no kumva ijwi rye, kugira ngo ukomeze umwiringira, arinda kujyana kuyobya kurimbuza. Kuko uri gusenga imirimo y'intoki zawe, uri gusenga imirimo Imana y'ibyo yaremye. Kandi igitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 1 n'uwa 2 hari amategeko abiri avugwamo. Ayo mategeko abiri gaturika, idini gaturika ryarayaviyoye ku rwego rwo hejuru, nayo mpamvu rimwe barikuyemo. Itegeko rya mbere avuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. None uba ufashe icyo giti ugafata iyo shusho mwikoreye mukayitwara ngo ni umubyeyi Bikira Mariya ngo muhetse, murimo kumwiyambaza, ugafata ishapure ukayisenga, ugapfukama imbere y'umusaraba n'igishushanyo ngo cya Yezu abambweho, uri gusenga imirimo y'amaboko yawe, uri kwikubita imbere y'ibishushanyo. Imana ati ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Kabiri, itegeko rya kabiri kavuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyangwa igisanisho kiri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base,
nkageza ku buzukuruza babo n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitonda amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Urumva, niba Bibiliya ivuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, mwabaje igishushanyo mukitira ngo ni ishusho ya Bikira Mariya, icyo mwikoreye, ngo cyangwa hasi ku butaka, ubwo ni ukuvuga ngo kurema igishushanyo gisa n'ibintu bya hano ku isi, ngo cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, cyangwa mukarema igishushanyo gishobora gushushanywa n'ifi cyangwa n'izindi nyamaswa zo mu mazi hasi yo ngiyo, cyangwa se mukarema igishushanyo gisa n'icy'abadayimoni, mukabisenga, mukabyikorera, mukabigendana. Mwamaze kuvira ayo mategeko abiri, ntabwo mukiri abana b'Imana, muri kujya kurimbuka. So bizarangiye Satani rero atangiye kohereza abadayimoni bakishuriramaho, ukavuga ngo weretswe, ukararama nk'uko urimo muri kureba mu kirere ngo mwabonye ngo muri kubona ngo umubyeyi Bikira Mariya. Ikinyoma kinuka, ikinyoma cyambaye ubusa. Abo ni abadayimoni babishurira kuko mwemeye kubaramya. Niba muramije ibiti mukaramya ibishushanyo, abadayimoni baraza bishushanyamo, ngo hari abagize ngo kubona Bikira Mariya ngo ikibeho, ngo ntabwo ari bo babonye n'umudayimoni wambaye ishusho ye, kandi nta nubwo ari nawe, kuko twabonye ko Bikira Mariya ntabwo ari nyina wa Yezu. Niyo mpamvu tugiye kugaruka kuri Bikira Mariya uwo ari we. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino ibice 11 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15 haravuga ngo, ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu zo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si gitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Ibyo si gitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Hano ijambo rishaka rivuga ngo si gitangaza ko Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Kuvuga ngo muraramye ngo muri kibe, ngo murimo kureba mu bintu mirasire y'izuba, ngo murimo murareba mugaseka, mukavuza induru, mugakoma amashyi, ubundi mukavuga ngo mweretswe ngo Bikira Mariya. Ni abadayimoni babiyeretse, ntabwo maregeze ba Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya uyu nguyu Gatolika yababwiye kuva i Roma ari we barema mu bishushanyo, mukamwikorera, mukamwikubita imbere. Ni ikigirwamanakazi. Ikigirwamanakazi cyahoze gisengwa n'Abefeso cyitwa Aruteme y'Abefeso. Byakozwe n'intumwa ibice 19 kuva ku murongo 21 kumanuka hasi 28. Hatubwira ikigirwamana cyari muri Efeso cyitwaga Aruteme. Cyagiraga abacuzi bacuraga utugirwamana dutoya mu ishusho yacyo, harimo n'uwitwa Demetiriyo. Noneho bakajya bacuruza ibigirwamana muri Aziya yose no ku isi yose muri biriya bihe mu kinyejana cya mbere. Hanyuma abantu bakagura utwo tugirwamana bakadushyira mu mazu yabo. Uwupfukamye imbere y'icyo kigirwamana gitoya kiremwe mu ishusho ya Aruteme, agapfukama ari gusaba Aruteme binyuze muri ka gashusho yaguze gatoya bacuze gateretse ku meza yo mu cyumba cyangwa muri saro. None akumva ari kubwira cya kigirwamana kiri muri Efeso Aruteme, kuko ngo cya kigirwamanakazi gitanga ngo umugisha w'umwero, umugisha w'imvura, umugisha w'izuba, umugisha w'umucyo. Cyari kigirwamana cyasengwaga n'abari mu isi yose, cyane cyane abo muri Aziya. Kandi iki kigirwamanakazi cyagifite abatambyi bageze mu 2000, abatambyi kazi bageze mu 2000. Ibitambo bagitambiraga kwari ukuryamana n'abagabo buri mu gitondo. Abagore bagasambanira imbere yacyo, abagabo 2000 bakaza bagasambanya abo bagore imbere aho ngaho, bamara gusambana ngo ni ibitambo bari kugitambira. Ikigirwamanakazi abaroma bari barakise ngo ni Diane, niko cyitwaga. So ikigirwamana source yacyo, inkomoko yacyo ni kuwitwa Semeramisi, nyina wa Nimurodi. Mu gitabo cy'Itangiriro bice 11, uyu nyina wa Nimurodi ari azwa amateka akomeye, kuko na Nimurodi muzi kari wazanye amabi akomeye mu isi. Cyageze muri Egiputa cyitwa umugabekazi w'ijuru. Kirakomeza kiraza kigera muri Efeso. Nuvuga ngo ni Semeramisi nyina wa Nimurodi
baje gusenga, isi igenda imusenga mu buryo bw'igishushanyo kugera muri Egiputa, cyitwa umugabekazi w'ijuru. Yeremiya yarabihanuye, Imana irimo kubuza abayuda gusenga icyo kigirwamana. Kigeze muri Efeso cyitwa Arutemi, Abaroma cyo bakitaga Diyane mu rurimi rwabo. So ikigirwamana kazi aricyo Bikira Mariya nicyo cyaje gufatwa n'Abaromani, noneho kiza kwinjizwa mu idini ya Katolike y'i Roma mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 mu gihe cy'umwami w'Abami Constantine. Nibwo uru rugirwamana kazi rwinjijwe mu myizerere, noneho rujya mu myizerere ya Christianism. Ubukristo busa nkaho bupfuye, abakristo bazima basohoka muri icyo kidini. Urudini Gatolika rurakomeza muri iyo myaka yose n'ubupapa, ariko basenga ibyo bigirwamana. None se reka mbabaze ikintu munsubize. Mumwita ngo ni umugabekazi, kandi Yeremiya yahanuye iby'umugabekazi w'ijuru wasengwaga n'Abayahudi bari muri Egiputa. Iki kigirwamana kazi Abanyegiputa basengaga. Imana ituma Yeremiya avuga ati nziye kubica mbamare mwese, nzabarimbura nta n'umwe uzasigara, kuko mwanze kunyizera ngo munyiringire, mwiringira icyo kigirwamana kazi cy'umugabekazi w'ijuru. None mumwita ngo ni Bikira Mariya, ni umugabekazi. Gatatu ni ngo ni umwamikazi. Murumva amazina atatu mumuha. Bikira Mariya iryo ni izina ryazanywe na systeme y'idini Katolika kubwo kugira ngo babarimbuze, kuko bo abayobozi bo hejuru kuva i Roma kwa Papa bo bazi uburyo bakorana na Satani, barabizi neza. Mwebwe muragenda mu kigare babakubisemo iyo myuka, nimuzi iyo mujya niyo muva, murarimbutse murashize. Ariko abayobozi bo hejuru bo barabizi, bazi uwo bakorera, barabisobanukiwe. N'abasenyeri benshi barabizi. Uyu n'uyu mugabo wabaye karidino mu Rwanda nawe arabizi, kuko ajyayo ni karidinari, ubu nawe yemeye kuba yatorwa akaba papa. Rero ntabwo ushobora kuba karidinari utemeye, udasobanukiye amabanga yabo yose. Arabizi, ariko ntiyabibabwira ko nawe amaze kugera muri systeme ntiyavamo, buriya amaze kwakira ko ubugingo bwe buzarimbuka. Mumwita Bikira Mariya, mukongera mukamwita umugabekazi, mukongera mukamwita umubyeyi wanyu, mukongera mukamwita umwamikazi. Simugira za ndirimbo zanyu se ngo umwamikazi w'isi n'ijuru, ngo turakwambaza mubyeyi. Iyo mumwise umugabekazi mumushatse kuvuga ngo yabyariye Imana, kandi ni umugore w'Imana. Mariya ni umugore w'Imana. Mariya ni umuntu nk'abandi Imana ashatse gusohorezamo misiyo yayo yo gukiza ikiremwa muntu mu isi. Yo yihindura umuntu imuciyemo kugira ngo ikize umuntu. Ntabwo Imana igeze iryamana na Mariya ngo imutere inda. Kuzo mwita umugabekazi, yo mwise umugabekazi mukamwita umwamikazi, mushaza kuvuga ngo Imana yaramurongoye imutera inda, irangije babyarana igikomangoma aricyo Yesu Kristo. Hanyuma Mariya arazuka yicara mu ijuru, ubu ni umugabekazi. Yesu nawe ari aho ngaho igikomangoma cyabo, umugabo we n'Imana bari kumwe aho ngaho. Ubwo mushaza kuvuga ngo Mariya rero Imana yaramurongoye. Ariko bimeze iyo mu mwisi umugabekazi nicyo mushatse kuvuga, niyo mu mwisi umwamikazi ngo nicyo mushatse kuvuga. Urumva ayo marorerwa mukomeza gutwara mukiringira ibitari byo, kandi Satani niyo nego ikazakomeza kubihishurira imisi yose. Azakomeza kubihishurira ubyo mwashyize mutima. Ibyo bishusho muzaza mubibona biza bibabwira, ubone ni ya shusho wari wikoreye iri kuvugana nawe, ati yiwe tumubyeyi ndamubonye, wati uzikaje nari mwikore none akaba mvuganye nanjye, we ati nuko namuhishuriwe. Kugira ngo nyine ugume muri ubwo buyobe kugeza urimbutse, abadayimoni bagomba kwishurira muri ya shusho wowe wafashe nk'Imana yawe, nk'umugore ngo gusabira ku Mana. Bibiliya ivuga yuko Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo mbere yuko mungeraho muce kuri mama bangezeho. Nawe yabivugiye. Cyo ni kinyoma. Iyo yavuze ko ari nzira, ukuri n'ubugingo, birahagije. So rero iyo bavuze Bikira Mariya umugabekazi w'ijuru, niba Gatolika yaravuze Bikira Mariya mukamwemera ko ari Mariya nyina wa Yesu, mwaribeshye. Bikira Mariya ni icyo kirwamana aricyo cyitwa Aruteme yo muri Efeso
ikaba Diane y'Abaroma, ikongera ikaba umugabekazi w'ijuru, ikigirwamanakazi cyasengwaga n'abanyagiputa, ikongera ikaba Semeramisi nyina wa Nimurodi, ari we suruse y'ubwo buyobe bwose. Muranyumva? Vuga ngo ibyo mwizeye muzabirimbukiramo, mushatse mwumva ubutumwa tubabwira. Tugarutse ku kinyoma kindi kivuga ngo yarapfuye arazuka. Ni hehe muri Bibiliya musoma havuga yuko nyina wa Yezu cyangwa nyina wa Yesu yapfuye akazuka? Ni hehe? Muzabishakire. Tuzi ko yapfuye akazuka ni Yesu, n'uwo yazuye mbere yuko apfa ari we Lazaro, nubwo nawe yongeye agapfa Lazaro. Ariko Yesu n'apfuye akazuka. Bibiliya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere 15:20 hatubwira ko ari umuganura w'abasinziriye. Yesu yabaye umuganura ku Mana, Imana imuganuraho mu muzuko, ariko niwe wabanjirije abandi bose bamwizera. Ni ukuvuga ngo uwapfuye akazuka idini gatolika yazanye ikabibabwira, ikabibizeza mu bw'abayoboke mwayobotse idini, ntabwo ari Mariya nyina wa Yesu, ahubwo ni cya kigirwamanakazi turimo turababwira cyitwa Bikira Mariya. Icyo nicyo cyapfuye kirazuka, ntabwo ari Mariya nyina wa Yesu. Mariya nyina wa Yesu yarapfuye ari kumwe n'abera bose muri paradizo, nawe ategereje kuzazuka ku munsi w'imperuka, ku munsi w'umuzuko, ubwo Yesu azahamagara amazina y'abe bose, nawe akabona kuzuka. Ariko nta hantu biri tubwira ko Mariya yazutse. Icyo ni ikinyoma nanone cyashyizweho n'idini Catholic, ariko abayobozi bagishyizeho nuko bo bafite uwabahaye uwo mwuka kugira ngo awubashyiremo murinde murimbuka. Mariya nta hantu yazutse. Nigeze gusoma agatabo kamwe kavugaga iyicwa ry'Abakristo ndetse na Mariya arimo, kavugaga yuko Mariya yiciwe muri Egiputa hamwe n'Abakristo bose, abari hagwa arapfa baramushyingura nk'abandi bose. Mariya azazuka ku munsi w'imperuka. Mariya nigeze apfa ngo azuke. Uyu munsi mwashyizeho uba ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani, mukavuga ngo niwo munsi ngo Bikira Mariya ngo yazamuriwe ngo akajyanwa mu ijuru ngo azutse. Uyu ni umunsi biganye wari warahawe Abisiraheli, wabaga ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi, ari wo munsi w'impongano wakundaga kubaho, ari wo munsi witwa Yom Kippur. None uyu munsi Abakatolika barawiganye, bo bawujyana ku munsi wa 15 z'ukwa munani, bagaragaza ko ngo ni umunsi ngo Bikira Mariya, ni Bikira Mariya, ntabwo ari Mariya, ko twamaze kubona ko Mariya atandukanye na Bikira Mariya, ngo niwo munsi yazukiyeho ngo ajyanwa mu ijuru, ngo rijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, Somusiyo. Kinyoma gikomeye inshuti z'umusaraba. Ntabwo Mariya yageze azuka, icyakoza Bikira Mariya we yarazutse nkuko babyivugira, kuko ni umudayimoni wabo basenga. Rero iyo bavuze ngo umunsi w'izamurwa rya Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru, ubundi nuko mwebwe mutabyumva, kuko namwe iyo myuka yarabafashe. Ubundi babashatse kuvuga ngo ni umunsi w'izamurwa ry'imyuka mibi y'abadayimoni vikuzimu yinjira mu bayoboke b'iri dini, kugira ngo ikomeze ibapoce, zibafate, bakomeze babe muri ubwo buyobe kugeza igihe bazarimbukira. Kuko niwo munsi noneho baba bose bazamuye ukwizera gukomeye, bakizera ibyo binyoma. Noneho nibwo rero muhabwa imbaraga zo kugira ngo mugume muri uwo mwuka w'ikinyoma. Burya iyo muraramye muri kureba nkuko muri kureba ngo ikibeho ngo hejuru, murimo kureba ibicu mukavuza induru, ni ya myuka murimo kwakira ibakumisha muri ubwo buyobe. Naho ubundi Bikira Mariya si nyina wa Yezu, Mariya niwe nyina wa Yezu. Uyu munsi w'izamurwa rya Bikira Mariya ni izamurwa ry'abadayimoni, ni izamurwa ry'indi myuka yinjira mu bantu kugira ngo ikomeze ibayobye. So uyu mugore rero dusomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 12, baratubwiye ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibisi.
ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7, ngo umurizo wacyo ukura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. ngo icyo kiyoka gihagara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga yose ngo n'icyuma. ngo umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. ngo umugore ahungira mu butayu aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. uyu mugore ufuzwa aha nta hantu ahuriye n'umugore Mariya nyina wa Yezu cyangwa nyina wa Yesu. kandi uyu mugore uvuzwa aha nta hantu ahuriye n'ikigirwamanakazi cyitwa Bikira Mariya gisengwa n'iri dini ariyo Ruteme y'Abefeso. uyu mugore uvugwa aha ngaha, ubuhanuzi uko bibivuga mu byahishuwe, unagiye mu buhanuzi bwose bw'abahanuzi bagiye bahanura, haba Yesaya, haba Yeremiya, haba Hoseya, hose hatugaragariza ko uyu mugore uvugwa aha ngaha ni ishyanga rya Isiraheli. kandi uyu mugore ari we shyanga rya Isiraheli ni nawe wabyaye umwana w'umuhungu ari we Yesu Kristo. ntabwo ari umugore umwe watoranijwe mu Bisiraheli, ahubwo ishyanga rya Isiraheli muri rusange ni ry'Imana yise umugore wayo. Bibiliya bivuga, ntabwo ari cyo bivuze. usomye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, reka tujye muri Yeremiya ibice 3:14. Yeremiya 3:14 hari ijambo rivuga ngo, haravuga ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, ni ko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo kandi nzabakuramo umwe mu midugudu na 2 mu muryango mbajyane Siyoni. nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, ni ko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo. niba Imana ivuze ngo niyo mugabo w'aba bana aribo Isiraheli, ubwo Isiraheli iragiranwa nk'umugore w'Imana. aha ni ahambere. kabiri, iyo usomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 54 umurongo wa 5 haravuga ngo, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. iyo ni Imana iri kubwira Isiraheli, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Urumva hano Imana irimo kuvuga ko ni umugabo w'ishyanga rya Isiraheli. ariko hano irongeye itanga n'isezerano, kuko ubuhanuzi bwa Yesaya buhabwa cyangwa Yesaya buhanura ni muri 550 mbere y'ivuka rya Yesu, mbere yuko Yesu aza mu isi ngavuke. noneho hano Imana yaravuze ngo, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe. itanga isezerano kizahinduka umugabo w'abatuye isi bose, ngo uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. ubu kuvuga ngo hano Imana ishaka kwerekana yuko noneho icyo gihe mu bihe bya Isaya, muri iyo myaka ya mbere, yari umugabo wa Isiraheli, ikaba umucunguzi wa Isiraheli. ariko iri gutanga isezerano ko hari igihe izaba umugabo w'isi yose, ikaba umucunguzi w'isi yose. kuba umugabo w'isi yose, kuba umucunguzi w'isi yose, bishatse gusobanura iki? ishaka kwerekana yuko abari mu isi bazabwirwa ubutumwa na Yesu umwana wayo, nabo bakayizera mu isi yose. Imana ikaba umugabo w'abantu mu isi yose bazayizera. uyu munsi niko bimeze. ubu Imana ni umugabo w'itorero ryayo. so dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, ari naho nsoreje, ubwo buhanuzi bucemo nihuta kuko ikiganiro cyabaye kirekire, tuzagikora ukwakira icyo tuganira cyonyine. hano igice cya mbere cy'umuhanuzi Yesaya, iki gice cyose n'icya kabiri muzagisome cyose mu cyumve. aha ngaha Imana yahamagaye umuhanuzi Hoseya, imubwira ngo ajye gucyura umukobwa witwa Gomeri wari indaya yicuruza mu muhanda. Hoseya ari umuhanuzi w'Uwiteka uvugana n'Imana. kubera iki Imana ikoze ibi bintu? ishaka gutanga inyigisho kuri twebwe ab'iki gihe ndetse no ku Bisiraheli. aba bantu hano havugamo ibintu bigeze nko muri ibi, havugamo nk'ibintu 3 bikomeye by'inyigisho Imana ishaka kuduha. Hoseya we yarahagarariye Imana. Gomeri yagiye gucyura mwene Diburayimu, yari igishushanyo cy'ishyanga rya Isiraheli.
abana babyaranye, kuko Hoseya yaramucyuye aramushaka aramukwa kandi ari indaya, babyarana abana 3. Ndaje mbabasomere aba bana 3, buri zina rya buri mwana rifite icyo rishatse kuvuga mu mvugo ya gihanuzi. Imana ariko niyo yagiye itanga amazina bagomba kwitaba abana. Kumbi buri zina rirashushanya igihano Imana igiye guteza ishyanga rya Isiraheli mu buryo bwumvikana. Rero ni ukuvuga ngo Hoseya yari umugabo wa Gomeri, Imana ni umugabo wa Isiraheli. Kuvuga ngo Gomeri yashushanyaga Isiraheli, Hoseya agashushanya Imana. Imana iti genda ucyure iriya ndaya yicuruza Gomeri, umuzane umusabe umukwe. Imana ishaka kwerekana n'ubwo Isiraheli yayitaye ikajya gusambana, ikajya gukora ibyaha, ikayireka ari umugabo wayo, igaharika Uwiteka kwizongera ikamucyura, kandi kizamukwa imukosheje amaraso y'igiciro cyinshi cy'umwana wayo. Ko byagenze Yesu yaje mu isi arabakwa, nubwo banze kumwizera benshi mu Bisiraheli, ariko hari n'abamwizeye. So haratubwira ngo kadusome ku murongo wa 2 igice cya mbere cy'umuhanuzi Hoseya, duhere ku murongo wa 2. Igihe Uwiteka atangiriye kuvugana na Hoseya ubwa mbere, aramubwira ati genda ucyure umugore wa maraya ufite inda, ufite abana b'ibinyendaro, kuko iki gihugu gikabije ubusambanyi bwo kureka Uwiteka. Nuko aragenda acyura Gomeri umukobwa wa Diburayimu, asama inda, amubyaraho umuhungu, maze Uwiteka aramubwira ati izina ry'umwite Yezereli, kuko hasigaye igihe gito ngahora inzu ya Yehu amaraso ya Yezereli, kandi nzamaraho ubwami bw'inzu ya Isiraheli. Kuvuga ngo iri zina ry'uyu muhungu, igisobanuro cy'iri zina kigendanye n'igihano Imana yagombaga guhana Isiraheli, kuko iravuze ngo nzamaraho ubwami bwa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo iri zina Yezereli bisobanuye guhora. Nuko asubizamo inda, abyara umukobwa. Uwiteka aramubwira ati izina rye umwite Ruruhama. Wumve iri zina rya kabiri, tubonye izina rya mbere ni Yezereli, irya kabiri ry'umwana wa kabiri ni Ruruhama. Kuko ntazongera kugira inzu ya Isiraheli imbabazi, ntabwo nzongera kuzibagirira ukundi, cyangwa sinzongera kubabarira ukundi. Uvuga ngo iri zina, igisobanuro cy'izina ni uko Imana ivuze ngo sinzongera kubabarira ukundi. Uvuga ngo bakuweho imbabazi n'Imana. 3, nuko acukije Ruruhama arongera asama inda, abyara umuhungu. Uwiteka ati izina ry'umwite Rowami, kuko mutari ubwoko bwanjye, nanjye sinzaba Imana yabo. Uvuga ngo izina rya 3 ry'umwana wa 3 rigendanye n'igihano cy'uko Imana itandukanye nabo. Sinzongera ku Imana yabo, nabo ntibazongera ku bwoko bwanjye. Irya mbere risobanuye guhora, irya kabiri risobanuye gukurwaho imbabazi ku Bisirayeli, irya 3 risobanuye ko Imana itandukanye nabo, itazongera kuba umubyeyi wabo, itazongera kuba umugabo wabo ukundi. So hano hari uwa mbere witwa Hoseya, hakaba Gomeri, hakaba n'abana 3 babyaranye, harimo uwitwa Yezereli, uwitwa Ruruhama n'uwitwa Rowami. Ibi bintu 3 ni igisobanuro cy'ubuhanuzi bukomeye tubonye hano. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu Hoseya, uyu muhanuzi Hoseya ubwe yarahagaze mu cyimbo cy'Imana. Uyu mukobwa cyangwa se iyi ndaya ari we Gomeri, akaba yari igishushanyo cya Isiraheli mu kugaragaza, Imana ishaka kugaragaza ubusambanyi bwa Isiraheli mu gusambana n'andi mahanga, mu kwitandukanya n'Imana no gusenga ibigirwamana. Nikimashaka kwerekana ko bayiharitse, yari umugabo wabo, bakajya kwifatanya na politike z'ibindi bihugu, bakiringira politike z'ibindi bihugu, bakiringira imbaraga z'ibindi bihugu nka Egiputa, Ashuri, Babuloni. Ibyo ni ibihugu byagiye bibishuti nabo, ndetse bagasenga ibigirwamana byabo, ndetse bakanashakana ubwabo, kandi Imana ntiyabyemeraga mu mategeko yarabahaye gushakana n'abanyamahanga. Icyo rero Imana iragaragaza ko bayiharitse, yari umugabo wabo, bo bakajya gushakwa cyangwa gusambana n'andi mahanga. Icyo nashaka kwerekana nuko Isiraheli Imana yigaragaje nk'umugore wayo, nayo ikaba nk'umugabo wayo. Uyu mugore uvugwa hano mu byahishuro rero ni Isiraheli, ishyanga rya Isiraheli, iyi miryango 12 ya Isiraheli. Umwana uvuzwe wabyawe no gutwita k'uyu mugore, kaduhere ku gutwita k'uyu mugore. Gutwita ni amasezerano Imana yari yarahaye Isiraheli yuko muri bo
ariho hazakomoka umucunguzi w'abari mu isi yose. Ayo masezerano bari bayatwite kuva kuri sekuruza wabo Aburahamu kugera kuri Yakobo kugera ku rubyaro rwose rwamukomotseho. Bari bafite isezerano ko hazavuka umucunguzi muri bo, hakavuka umuhanuzi umeze nka Mose muri bo, uzaza kubacungura no gucungura abari mu isi yose. Iyo niyo nde bari batwite, ndetse n'andi masezerano y'ibindi byiza Imana yarababwiye. Ariko irihatse ibyo byose cyangwa irihatse ayo yose ni isezerano ry'uko muri bo bagombaga gucungura ni isezerano rikomeye muri bo yuko ariho hagombaga guturuka umucunguzi, umukiza w'abari mu isi. Uko niko gutwita bari batwite. Hanyuma ikindi batubwiye ngo yari atwite ababazwa n'ibise atakishwa no kuramuka. Ibise byamubabazaga ni imibabaro yose bagiye bacamo babazwa n'ayo mahanga, kandi bafite isezerano ko ari uzaza kubakiza igitugu cy'abanyamahanga. Uvuga ngo ibise ni imibabaro yose bagiye bacamo batotezwa n'abo banyamahanga. Kuko ari Egiputa yarabatoteje, ari Ashuri yarabatoteje, ari Babuloni yarabatoteje, ari Mediperesi yarabatoteje. Ayo mahanga yose yagiye agira gute abababaza, nibyo bise bari bariho. Bari batwite ko ari uzaza kubakiza igitugu cy'ayo mahanga, ariko bakajya kubise ariyo mibabaro bacagamo. So noneho kubyara k'uyu mugore ni ivuka rya Yesu, bitandukanye no kuvuga ngo ni Bikira Mariya wamusabye. Kuko Bikira Mariya nawe abarizwa mu bwoko bwa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo muri ya miryango 12 Imana yatoranyijemo uwo bigomba kunyuramo, ariko muri rusange ni ishyanga rya Isiraheli ryari ribyaye Yesu Kristo kugira ngo akize abari mu isi. So ibi rero bitandukanye n'iby'idini Katolike yabeshya abantu ngo uyu mugore ngo ni Bikira Mariya. Sina Bikira Mariya ko Bikira Mariya atandukanye na Mariya. Sina na Mariya, nta nubwo ari Mariya nyina wa Yesu cyangwa nyina wa Yesu. Oya, si Mariya nyina wa Yesu, nta nubwo ari Bikira Mariya ikigirwamana cyo basenga, ahubwo ni ishyanga rya Isiraheli ubwaryo. So rero turababuriye inshuti z'umusaraba, mube maso mukanguke. Ubu n'ubutumwa twashaka kubagezaho. Imana ibahe umugisha. Dusubikiye ahangaha, tuzongera gusubira ubutaha. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru rurisha. Ayaloni.